Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Dr Aristarike Muganga. Nyuma yo kubakorera ikiganiro kivuga ubuzima bw'umwana uri mu nda, abenshi muri mwe bahise bansaba no kubabwira ibyo umudamu utwite agomba kwitondera ku bijyanye n'imirire n'ibyo kurya. Uyu munsi rero niyo sije nje kubabwiraho. Gusa ibuka gukanda subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byanjye buri gihe uko bisohotse. Kurya neza mu gihe utwite, cyane cyane kumenya ibyo warya n'igihe cyo kubirya, bifasha umwana uri mu nda gukura neza, bikamurinda ibyago byo kuvukana malformation cyangwa se ubumuga butandukanye, bikamufasha gukomeza umubiri we no kongera ubwenge azavukana ndetse n'ibindi. None se indyo yuzuye ku mugore utwite ni indyo iteye ite? Ubusanzwe indyo yuzuye ibigizwe n'ipula iriho ibyiciro bitanu by'ibyo kurya. Hari ibinyampeke, hari imboga, imbuto, ibikomoka ku mata na proteine. Nibyo umuntu agerageza kuvanga agakora ifunguro ryuzuye wagaburira umudamu utwite. Hari ibyo kurya biba bikenewe kurusha ibindi muri buri cyiciro inda yawe igezemo. Niyo mpamvu muri iki kiganiro ngiye kukwereka intungamubiri ziba zikenewe kurusha izindi buri kwezi naho wazikura, kuva ku kwezi kumwe kugeza ku mezi 9. Reka duhere ku kwezi kwa mbere, inda igifite ukwezi kumwe. Inda iyo igifite ukwezi kumwe, umuntu aba akeneye cyane cyane icyo bita acide folic acid n'andi mavitamine. Iyo ugisamane bw'umubiri wawe uba ukeneye intungamubiri nyinshi zo kubaka urusoro rukiremwa, ariko cyane cyane y'ingenzi ni acide folic ariyo vitamine B9. Iyi ikaba nziza iyo ifashwe hakiri kare, igihe ingirabuzima fatizo zawe zikirema. Kubera iki? Kuko acide folic ifasha mu kubaka urusoro rukirema kugira ngo irinde amayerere ashobora kubaho mu kwiterateranya kw'ingingo. Ubushakashatsi bwagaragaje ko gufata acide folic ihagije mu mezi ya mbere bigabanya ibyago by'uko umwana wawe yazavukana ibibazo by'umutima cyangwa ubundi bumuga. Nanone kandi bikarinda umudamu utwite kurwara diabete cyangwa se umuvuduko w'amaraso wawunduza igihe umudamu aba yenda kubyara. Ibyo warya rero ku nda ifite ukwezi kumwe ni ifunguro ryiganjemo imboga, cyane cyane imboga rwatsi, chou-fleur na beterave. Ibi bibonekamo acide folique cyane. Ushobora guhinduranya ukarya ibishyimbo cyangwa isosi y'ubunyobwa, nabyo bibonekamo acide folique. Ubundi ukarya amacunga, amapera, ibi nabyo bibamo folate nyinshi. Izindi mbuto nk'imyembe n'ibinyomoro nazo zishobora kugufasha muri kino gihe ifite ukwezi kumwe, kuko nazo zibonekamo izindi vitamine z'ingenzi ku mwana ukirema. Hanyuma tugeze ku nda noneho ifite amezi 2. Mu kwezi kwa kabiri uba ukeneye intungamubiri zirimo potassium, iode na DHA cyangwa se DHA. Potassium ifasha umubiri kugumana amazi ahagije muri wo, kandi biba bikenewe cyane mu gihe utwite. Potassium ifasha mu kuringaniza umuvuduko w'amaraso, igafasha mu gukoresha imikaya y'umubiri mu gihe urambura cyangwa se uhinamo amaguru n'amaboko, bikagufasha kwirinda kugira ibinya mu gihe utwite. Kandi nanone potassium ifasha umutima w'umwana uba ugitangira gutera bwa mbere ukora neza kuri ritime ihoraho. Naho iode ifasha ubwonko bw'umwana uri mu nda gukura neza, igatuma umumama agira imisemburo iringaniye ya tiroyide ituma umubiri ukora neza, umutima ugatera neza, kandi ibyo uriye bikakuyoboka. Ubushakashatsi bwagaragaje yuko kubura iode bishobora gutuma ubyara umwana udafite ubwenge buhagije. Noneho ya DHA cyangwa se docosahexaenoic acid ni imwe mu bigize itsinda ry'ibinyamavuta bita omega 3, ifasha mu mikurire y'amaso n'ubwonko. Donc muri kuno kwezi kwa kabiri hagana mu cyumweru cya 8 nibwo amaso y'umwana aba atangiye kwirema, bityo haba hakenewe DHA nyinshi kugira ngo y'amaso azakure neza, abone neza. Izi ntungamubiri rero, potassium, iode na DHA, zishobora kuboneka mu biryo bitandukanye. Ukunda ifite amezi 2, ugomba kurya ifunguro ryiganjemo karoti, ibishyimbo by'ibitonore, amashaza, wenda n'ibirayi cyangwa se ibijumba. Byaba byiza rero nanone ushyizeho inyama y'ifi cyangwa saradine, hanyuma ukarenzaho amata cyangwa se yaourt. Ibi bishobora kubonekamo ya iode na DHA. Ubundi ugashyiraho imbuto nk'imineke. Imineke ibikungahaye kuri potassium cyane, cyangwa wenda avoka na pome. Aho ni mu kwezi kwa kabiri. Mu kwezi kwa gatatu noneho umuntu aba akeneye cyane cyane ibyo bita amafibre
n'amazi. Uko inda igenda ikura, umwana uri mu nda azengurukwa n'amazi y'isuha kandi umubiri we ugakenera amazi mu kwiyubaka. Nanone kandi umubiri wawe uba ukeneye ibyo kurya byiganjemo amafibre, ni ukuvuga bya binyamafufu bifasha umubiri kugira digestion nziza, bigafasha izindi ntungamubiri zitandukanye kugera mu maraso mu buryo bworoshye. Ni ukuvuga ngo ku mezi 3 ipura yawe igomba kuba igizwe n'ibyo kurya bikungahaye ku mafibre, ibinyamafufu, urugero umugati, igikoma, ifunguro rigizwe n'ibinyampeke nk'umuceri, ugashyiraho imboga ziganjemo chou-fleur, amashaza, ibirayi se n'izindi mbuto izo arizo zose nka watermelon, urugero ipapayi se, avoka cyangwa amacunga. Nanone muri uku kwezi twabibonye uba ukeneye kunywa amazi menshi, byibura nka litiro 1 cyangwa 2 ku munsi. Tugeze mu kwezi kwa 4. Mu kwezi kwa 4 intungamubiri z'ingenzi cyane zikenerwa ni magnesium na zinc. Magnesium ikenerwa mu mikorere y'ingingo zose. Iyo hamwe na calcium bifasha mu kwikaya kw'inyama zo mu nda, bikanafasha mu kuringaniza indi misemburo ituma umumama ahorana imbaraga. Zinc nayo ni umwe mu myunyungugu ikenerwa mu mubiri wawe, cyane cyane mu kubaka ubudahangarwa bw'umubiri no gufasha kurinda indwara. Ubwo rero urayikenera kugira ngo wirinde indwara zishobora kukwibasira ariko zikaba zanibasira n'umwana wawe ku buryo inda ishobora kuvamo. Ubushakashatsi bugaragaza ko umumama wabuze zinc abyara umwana w'amagara make kandi kubyara bikaba bishobora kumugora. Rero kuri nonda y'amezi 4 ibyo kurya ugomba kurya ni ibi: ni ifunguro risanzwe riherekejwe n'imboga nk'isombe, imiteja, ibishyimbo bisanzwe cyangwa isosi irimo ubunyobwa. Aha nanone shaka inyama, bibaye byiza inyama y'inkoko cyangwa dendo, yewe n'akabenzi gatetse neza niba ukizeye. Inyama z'inkoko cyangwa dendo, inyama z'ingurube zibamo zinc ku bwinshi. Nanone ushobora kongeraho imbuto nka watermelon n'ibinyomoro, ibi bibamo magnesium na zinc nabyo. Tugeze mu kwezi kwa 5. Umumama utwite inda y'amezi 5 akenera intungamubiri zirimo fer, phosphore n'amaproteine. Fer ifasha umubiri mu kongera amaraso. Ni kimwe mu bikoze insoro zitukura z'amaraso yawe n'ay'umwana utwite, kandi ifasha mu gutambutsa oxygene iva mu bihaha ijya hirya no hino mu mubiri. Umubyeyi udafite fer ihagije mu mubiri rero ahorana umunaniro kubera oxygene bitagera mu mubiri we neza. Nanone kutagira fer ihagije mu mubiri ni kimwe mu bituma abadamu benshi barya ibitaka mu gihe batwite. Ahagana rero ku byumweru 20, ni ukuvuga muri kino gihe ifite amezi 5, nibwo umwana aba yaratangiye gukinakina mu nda yawe, akora udisiporo, nawe uba ugenda unanirwa kandi inda imaze kugaragara, uba ukeneye fer ihagije mu mubiri wawe. Nanone phosphore ni umwe mu myunyungugu yiganje mu mubiri w'umuntu kurusha indi yose. Ikaba cyane cyane mu magufa no mu menyo, igafasha gukoresha imikaya no mu mikorere y'impyiko n'imyakura y'ubwonko. Nkuko twabibonye muri iki gihe umwana aba akora cyane, uba ukeneye kumubonera phosphore ihagije kugira ngo abone imbaraga akoresha. Nanone proteine zifasha mu kubaka ingirabuzima fatizo nshya, ari byo bituma umwana akura kandi imikaya yo mu mubiri we ikarushaho kwiyubaka. Proteine nizo zikora uruhu, umusatsi, inzara, ubwoya n'ibindi byinshi bigize umubiri. Muri aya mezi rero uba ukeneye kugira proteine zihagije mu mubiri wawe kugira ngo umwana akure neza nta bumuga bujemo. Kunda rero y'amezi 5 ibyo kurya ugomba kurya birimo fer, birimo phosphore, birimo n'amaproteine ni ibi bikurikira: ukeneye ifunguro riherekejwe n'imboga zirimo ibitonore, imiteja, epinari, isombe, ibi bigira fer nyinshi. Ukurya amagi no kunywa amata bikagufasha kubona phosphore ukeneye. Nanone ushobora kurya umugati ukozwe mu ngano cyangwa se bimwe bakora mu ngano bita imbada, nabyo byaba byiza muri iki gihe. Hanyuma nka 1 cyangwa 2 mu cyumweru ukagerageza kubona inyama zaba iz'inkoko cyangwa se amafi yo mu bwoko bwa Thomson cyangwa sardine. Aha habamo phosphore naho ihagije, kimwe nuko inyama ndetse n'amagi bibamo amaproteine menshi. Nanone ushobora kurya fromage niba uyikunda cyangwa se yaourt, nabyo bizagufasha kongera proteine ukeneye. Nanone ushobora kurenzaho imbuto nk'ibinyomoro na pome.
Tugeze ku nda y'amezi 6. Umumama ufite inda y'amezi 6 akeneye intungamubiri zirimo sodium, vitamine E, manganese na selenium. Sodium iba mu munyu uyu usanzwe turya buri munsi, ariko ifite uruhare runini cyane mu kuringaniza igipimo cy'amazi aba mu mubiri, mu kuringaniza ubushyuhe bw'umubiri no gukora neza kw'imikaya y'umubiri. Nubwo atari byiza kurya umunyu mwinshi, ariko nanone umunyu ntugomba kubura mu byo turya buri munsi kuko umubiri uba uwukeneye, kandi umudamu utwite uko inda ikura niko amazi agenda aba menshi mu mubiri ukeneye sodium kugira ngo iringanize igipimo cyayo buri gihe. Vitamine E ni imwe mu zikunda kuboneka mu binyamavuta, ikaba ari antioxidant, no kuvuga ko ivana ibintu by'uburozi mu mubiri, hanyuma ariko ikanarinda ingirabuzima fatizo kwangirika. Vitamine E ifasha umubiri wawe n'uw'umwana gukora insoro zitukura z'amaraso, kandi ikarinda umubyeyi kurwara indwara bita preeclampsia, no kuvuga wa muvuduko w'amaraso uza umuntu yenda kubyara. Naho manganese ni intungamubiri ifasha umubiri wawe kubona ingufu, igafasha umwana uri mu nda gukomeza amagufa n'amakartilage yakikije aba agizwe na manganese ku rugero runaka, ikanarinda ingirabuzima fatizo z'umubiri wawe kwangirika. Hanyuma hakaza selenium ni ingabo ikomeye ikingira ubuzima bwawe n'ubw'umwana utwite, igafasha cyane cyane kurwanya indwara ziba zishobora kukwibasira, zikaba zatuma umwana wawe avuka adashyitse. Ni ukuvuga ngo ifunguro ry'umumama ufite inda y'amezi 6 rizaba rigizwe n'ibi bikurikira: ibinyampeke birimo umuceri, ibigori, ni ukuvuga wenda nka kawunga, igikoma cy'ifu y'imvange, umugati ukozwe mu ifu y'ingano n'ibindi. Hanyuma ugashyiraho imboga zirimo karoti, imboga rwatsi, zaba dodo cyangwa se izindi, ziba zikungahaye muri vitamine E. Nanone kuri no pura yawe ushobora kongeraho inyama n'amafi kuko biba bikungahaye kuri selenium. Nanone muri kuno kwezi kwa 6 uzihata amata, kubera yuko amata abonekamo sodium n'indi myunyungugu nka phosphore, potassium n'izindi. Ushobora kwihata inanasi ni imwe mu mbuto nkeya zibonekamo manganese, hamwe n'amapera abonekamo vitamine E. Tugeze noneho ku mudamu ufite inda y'amezi 7. Ku nda y'amezi 7 uba ukeneye intungamubiri zirimo choline, vitamine B5 ari nayo bita pantothenic acid, n'ibinyamavuta byo mu bwoko bwa omega 3 cyangwa se omega 3 fatty acids, cyangwa se acide oleique zo mu bwoko bwa omega 3. Ibi binyamavuta byo mu bwoko bwa omega 3 ni ubwoko bw'ibinyamavuta bifasha umubiri mu gukora ubudahangarwa bwawo no mu mikurire y'ubwonko n'amaso, cyane cyane mu gihembwe cya nyuma cy'inda. Kurya ibintu birimo ibi binyamavuta birinda umumama kubyara umwana igihe kitageze, bikamurinda kugira umushiha no kuba yabyara umwana w'ibiro bikeya. Vitamine B5 ifasha cyane mu gukora izindi vitamine za ngombwa no mu gukora ibinure byo mu bwoko bwa cholesterol n'amaproteine, bituma umwana abyibuha akiyongera ibiro mbere y'uko avuka. Naho choline yo ni ikinyabutabire twashyira mu rwego rw'intungamubiri. Choline ifasha cyane mu mikurire y'ubwonko, cyane cyane igice gifasha kwibuka. Gufata ibyo kurya bibamo choline mu gihe utwite, cyane cyane muri aya mezi igihe ubwonko bw'umwana buba burimo gukura ku muvuduko wo hejuru, bikurinda kuzabyara umwana ufite ubumuga bukomoka ku kutirema neza k'ubwonko cyangwa se ibibazo bijyanye no kwibuka. Rero umubyeyi ufite inda y'amezi 7, ifunguro rye rigomba kuba rigizwe n'ibiryo biriho amashaza, ibishyimbo, isosi y'ibihwagari, shufurere n'ibindi bibonekamo vitamine B5. Nanone amagi cyangwa se amafi yo mu bwoko bwa saradine hamwe n'isambaza, wenda n'inyama z'inkoko, ni bimwe mu byo wakuramo bya binyamavuta bya omega 3 bizagera ku mwana uri mu nda bigatuma abyibuha. Hanyuma ku mbuto ugafata imineke, avoka ndetse n'ibinyomoro. Tugeze ku nda y'amezi 8. Umwana arakuze, yenda kuvuka, akeneye gusa gukura, gukomera no kubyibuha. Aha rero uzakenera amazi menshi, ukenera amaproteine menshi n'intungamubiri nka molybdenum. Amazi yo twabibonye ugomba kunywa hagati ya litiro 1 na litiro 2 ku munsi. Ubundi ukihata ibyo kurya birimo amaproteine. Proteine twabonye yuko zifasha ingirabuzima fatizo gukura no kwirema vuba, na cyane cyane ko umwana aba akeneye gukura vuba kuko igihe icyo ari cyo cyose aba ashobora kuvuka iyo inda yageze mu mezi 8.
Indi ntungamubiri rero umubiri ukenera muri iki gihe ni iriya bita molybdenum. Iyi ikaba ari intungamubiri umubiri wacu ukenera gake ariko nanone y'ingenzi cyane, ifasha mu gukura no gukomera k'umwana uri mu nda. Proteine zishobora kuboneka mu nyama, amata, amagi, fromage n'ibishyimbo. Ibishyimbo kandi ni nabyo bibonekamo ya molybdenum twabonye ikenerwa cyane muri iki gihe. Iyi wayikura mu bishyimbo by'ubwoko bwose, imitonore, amashaza yumye, soya n'ibindi. Nanone ushobora gufata imbuto nka watermelon, pome n'ipapayi. Noneho rero tukaba tugeze ku nda y'amezi 9, umwana ari hafi kuvuka. Aha noneho umubiri we wamaze kwikora neza, akeneye gusa intungamubiri zo gushyira utudomo twa nyuma ku mubiri we kugira ngo avuke yiteguye. Akeneye fer, akeneye calcium, akeneye cuivre, akeneye amafibre ndetse n'ibinyamavuta byo mu bwoko bwa omega 6. Fer ifasha mu kongera amaraso, naho calcium igafasha mu gukomeza amagufa. Ibi byo twamaze kubibona. Ikindi gishya rero ni ibinyamavuta byo mu bwoko bwa omega 6. Ibi ni ibinyamavuta umubiri wacu udashobora gukora ariko ukenera cyane. Umubiri ubivana mu byo kurya bya buri munsi. Omega 6 na bimwe twabonye bita omega 3 bifasha mu mikurire myiza y'ingingo z'umubiri, bigatuma umwana uri mu nda agaragaza igikuriro mbere yo kuvuka. Muri uku kwezi kwa nyuma izatuma umwana agira ibiro bihagije ku buryo avuka ari umwana uteye ubwuzu. Nanone uzakenera cuivre. Cuivre ni intungamubiri yo mu bwoko bw'imyunyungugu ifasha mu gukuza amagufa, ubwonko, imikaya, umutima n'inyama zo mu nda. Cuivre rero ifasha mu kurema neza no guha isura ya nyuma imyanya n'inyama z'imbere mu mubiri w'uruhinja rutaravuka, hakubiyemo umutima n'imitsi y'amaraso. Nanone kandi ugomba kwihata ibyo kurya birimo amafibre nk'uko twamaze kubibona, bizakurinda constipation muri iki gihe wenda kubyara, binatuma izindi ntungamubiri zikenewe zinjira mu mubiri mu buryo bworoshye. Aha rero ku nda y'amezi 9 ibyo kurya umudamu utwite yarya, umudamu witegura kubyara, akeneye ibiryo bitekeshejwe amavuta akomoka ku bihingwa nk'amavuta y'ibihwagari cyangwa se aya soya, agakenera kurya sezame, inzuzi n'ibindi nk'ibyo. Ugomba nanone gukomeza kunywa amata kenshi, wenda na yawurute cyangwa fromage. Ibi bibonekamo ya maproteine ukeneye. Nanone ukeneye imboga zirimo imiteja, ibitonore n'imboga rwatsi, hamwe n'inyama z'inkoko cyangwa urukwavu niba ziboneka, yewe na sardine. Uzakenera ibiryo bikungahaye ku mafibre twabonye, harimo ibirayi, ibihaza, igikoma. Hanyuma kuri aya mezi 9 ukenera imbuto zirimo ibinyomoro, amatunda, inanasi, imyembe na watermelon. Mbese ibyo kurya bizakongerera amazi, bikakongerera proteine, ariko bikanakongerera za ntungamubiri zirimo omega 6, zirimo cuivre, zirimo na calcium. Ngibyo rero ibyo kurya ugomba kwihata mu gihe utwite. Mu gusoza, dore bimwe mu byo noneho ugomba kwirinda mu gihe utwite. Ugomba kwirinda cyane amata adatetse kuko yaguteza zimwe mu ndwara zifata abadamu batwite kandi zigera ku mwana. Nanone ugomba kwirinda inzoga n'itabi, ariko cyane cyane itabi kuko rigira ingaruka ku mikurire y'ubwonko bw'umwana kandi rimugeraho rwose. Ugomba kwirinda cyane zino ji zo mu nganda ziba zongewemo amasukari n'ibindi binyabutabire utazi. Washaka kunywa ji ukanywa ji ziri naturel cyangwa se ukaba wanayikorera wowe ubwawe. Hanyuma icya 4, nubwo kurya imbuto ari byiza, ariko ntabwo ari byiza kurya imbuto nyinshi z'ubwoko bumwe icyarimwe. Fata imbuto nke z'ubwoko butandukanye buri munsi aho kuzirira rimwe ari nyinshi umunsi umwe. Hanyuma icya 5, nugura inyama jya wirinda inyama y'umwijima cyangwa ibinure byinshi. Ntabwo ibi ngibi ari byiza ku mwana uri mu nda. Icya 6, nanone si byiza kurya amafi buri munsi. Nkuko nabivuze kenshi, niba ushaka kurya amafi cyane cyane ayo mu bwoko bwa Thomson cyangwa se ariya ya sardine, nuyashaka ujye uyafata byibura inshuro 2 mu cyumweru gusa. Nanone irinde ibiryo byaraye, cyane cyane ibiryo birimo ubunyobwa kuko bishobora kuguteza intoxication alimentaire, bigatuma ugira amadiyare cyangwa se ibindi bibazo byo mu nda, kandi bishobora nabyo kugira ingaruka ku mwana. Ngibyo rero ibyo kurya umudamu utwite akenera. Mwakoze gukurikira iki kiganiro, mwari kumwe na Dr. Starke Muganga. Ibuka gukora subscribe kugira ngo uzajye ubona ibiganiro byacu buri gihe.